Ndabashuje inshuti zanjye, inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, mugira amahoro y'Uwiteka. Hano rero uyu munsi tugiye gutegura ifunguro rya mu gitondo. Breakfast nziza ushobora gufata yubaka ubuzima, nziza cyane ku buzima ukirirwa umeze neza. Cyangwa se ukarifata nimugoroba nabwo ntago riremereye cyane, ntacyo bitwaye, gusa icy'ingenzi ni ukurya kare kugira ngo umubiri ubone kuza gukora digestion, uryame nabwo igifu kitaremereye. Hano rero dufite porridge. Abantu benshi bazi ko porridge yari y'abana, ariko mu by'ukuri n'abantu bakuru bayirya kandi kabagwa neza. Dufite porridge, dufite amata, dufite n'amagi abiri, hanyuma uturungo tw'ifu ni black pepper, ndagakunda cyane ka black pepper, ni ka coriandre. Turaza gushyiramo n'agatimerike gakeya, murabizi koko rwose ntashobora kukareka. Ni ifunguro ryiza rero, navuga ko ari breakfast nziza ituma umuntu yirirwa ameze neza rwose, uriye neza, uriye ibiryo birimo intungamubiri ku buryo uba wubatse ubuzima. Ni quick rero, karihuta, reka nze mbereke vuba cyane ukuntu tugategura twihuse ku buryo mu gitondo ushobora kugafata mbere yo kujya mu kazi, ukagenda mu gifu hari ikintu kirimo kandi cy'ingirakamaro. Twamaze kuvanga rero porridge yacu n'amata n'amagi, kadushyiremo akunyu gakeya, dushyiremo ka coriandre gakeya, ngiyi mumaze kuyimenyera, karahumura cyane, ntabwo njya nshyiramo byinshi nubwo ari keza. Hanyuma reka dushyiremo n'aka black pepper kacu, nako turashyiramo gake, ntabwo dushyiramo kenshi. Uturungo dukoresha twose mumaze kubimenyera, hari uturungo twiza ku buzima. Ababisoma mujye mubisoma, ni uturungo natwo dufasha ifunguro ryacu kurushaho kuba ryiza ku buzima. Ni black pepper rero, ngiyi irahagije. Tuvange, dushyizemo n'agatimerike gakeya kuko karakora cyane kagapika, nta mpamvu yo gushyiramo byinshi. Urabona ko biba bihise bisa neza, kagira ibara ryiza cyane mu biryo, kandi si n'ibara gusa, gafite akamaro cyane mu birungo byinshi. Nzi timerike kabisa iri mu birungo bya mbere, bituma ubuzima bwacu bumera neza. Urabona rero kaba gatumye bisa neza cyane, wirinda gukabya kuko ushyizemo byinshi, nyine ntabwo byamera neza. Ni ifunguro ryacu, ni easy and quick, riroroshye, ririhuta kuritegura, ni breakfast rwose itagutinza na gatoya. Ubu twabisoje, tugiye mu gikoni. Ntabwo twajya mu gikoni tudashyizemo rero olive oil. Turashyiramo ikiyiko kimwe cyuzuye neza, cyangwa se tuvuge kimwe n'igice, kirahagije. Olive oil ushatse washyiramo na 2 na 3, muzi ko ari amavuta meza, ariko kadushyiremo iki kimwe n'utundi dukeya. Mu gikoni ho turasiga ipanu gusa n'akayiko kamwe nabwo ka olive oil. Ifunguro ryiza nk'iri ngiri rya mu gitondo ryo kugira ngo wirirwe umeze neza, reka dukoreshe olive oil hose no mu gikoni. Hanyuma hano ndi gutegura agapavuro k'umutuku, ndaza gushyiramo, gakora decoration nziza, gatuma bisa neza cyane, kandi nk'uko mubizi n'aka gapavuro nako ni keza ku buzima, kari mu mboga ziri fresh, kandi pavuro ifite nayo ibyo imara byiza ku buzima bwacu. Kuyishyiramo rero ikora ibintu bibiri bitandukanye, ikora akadekorasiyo keza, igatuma bisa neza, kakabara k'umutuku kakaza kari muri breakfast yacu, ariko nanone ikongeramo
n'umumaro wayo nyine yisanganywemo yifitemo mwiza ku buzima. Pavuro nayo ni nziza cyane. Aka nako rero turaza kugashyiramo, tugakase gutya, niko ngakase, ushaka wanagakata kuriya tureture, ariko ngakase gutya nabyo nta kintu bitwaye. Twagiye mu gikoni. Twageze mu gikoni rero nkuko nabibabwiye, ni utuvuta duke. Murabona hano nkoresheje n'akaroso kugira ngo nsige, kuko sinashakaga gushyiraho amavuta menshi ari bwikwize ku ipanu. Ni duke cyane, nk'akayiko gato k'icyayi gato cyane nako katageze. Ni ugusiga ipanu gusa kugira ngo itaza gushira, kuko nta mavuta muri porici rwose si ngombwa. Kandi ariya nashyizemo ikiyiko n'igice ya oliva arahagije. Rero utungutu mba nsize ipanu gusa kugira ngo bitaza gushira bitari byashya, ariko murabona ko nta mavuta mba nkoresheje. Ni ukunguku rwose, nta kindi ndi bwongerere. Hanyuma rero porici yacu turayisukaho. Nzabashyiramo guteka nta mavuta mpaka bibagiyemo, kuko amavuta rwose, amavuta menshi nta mumaro wayo, uretse kongera cholesterol mu mubiri, kongera imibyibuho, ibinure, ugasanga bikurijeho uburwayi. Cyakora uwishoboye wakagura oliva oil ajya ateka yashaka pe, yo nta kibazo. Ariko amavuta asanzwe niyo yaba igihwagari, nta mpamvu y'amavuta menshi. Nzabikomeza mpaka n'abatabikunda bizabajyamo, tumenyere guteka nta mavuta. Iri funguro murabona ko nditetse nta mavuta, kandi riri bumere neza pe. Porici yacu rero murabona yatangiye kubyimba, isa neza. Kandi kantu nabakundisha, mujye mumenyera gushyira timerike mu biryo, ituma bisa neza cyane. Murebe ukuntu iyi porici isa rwose, isa neza cyane, ibifite ibara ryiza cyane kandi ari iy'umumaro. Mujye mumenyera kuyikoresha rwose, kuko uretse n'ibyiza byayo byihariye ku buzima, ariko ituma n'ibiryo bisa neza cyane. Hano rero twa dupavuro twanjye ndadushyiramo hakiri kare kugira ngo tuze gushya, kuko murabona nta mavuta nakoresheje ngo ari buze kuduhisha. Niyo mpamvu rero ndadushyiramo hakiri kare kugira ngo natwo tuze kubona umuriro. Mu gihe porici iraba iri gushya natwo dushya. Nababwiye ko dukora akadekorasiyo neza, namwe murabibona ko bigenda bisa neza. Guteka ni innovation, nta bintu bihambaye, upfa gusa kuba bikurimo ubikunda, uhimba utuntu kandi ukabona dusa neza. Nk'ibi ntaho mba narabibonye, ariko ndabitekereza nkavuga inesi wabigenza gutya. Wenda hari uwaza agashyiramo seleri, hari uwaza agashyiramo udutunguru twa puwaro, hari uwashyiramo iki, buri wese bitewe n'akadekorasiyo akunda. Njyewe ni uku nguku mbigenjeje kugira ngo ifunguro ryanjye rize risa neza, rinogeye ijisho. Wow, twabirinduye rero kugira ngo na twa dupavuro twashyize hejuru dushye. Murabona hasi ho hahiye, bisa neza cyane. Noneho kakabara ka timerike ndakagutuye, murabona ko utamenya ko ari na porici kubera kakabara. Aha bigeze rero tugiye gushyira ku kariro gake cyane, dupfundikire kugira ngo porici ishye yitonze, na twa dupavuro dushye neza. Wow, breakfast yacu rero nuko tuyisoje. Murayibona, ntiwamenya ko ari porici, yavuyemo akantu keza cyane. Ya porici yacu ivanze n'amata n'amagi, ni ibintu wakora wihuta cyane ugiye ku kazi, ugahita urya neza rwose ukigendera. Murayibona namwe ko tuyisoje nuko. Murayibona ko ari akantu gasa neza cyane rwose. Muribuka ko twayitetse nta mavuta dukoresheje, uretse gusiga ipanu gusa hasi kugira ngo bidashirira. Nuko rero tubisoje. Murabona ko ari akantu keza cyane ka innovation mba mberetse. Rero muteke neza, musigasire amagara, murye neza,
mwisane imibiri yanyu, muyirinde uburwayi buturuka mu byo turya, muteka neza, mutekesha amavuta make, kandi mukora utuntu nk'utu ngutu twubaka umubiri. Mwakoze rero kubana nanjye. Ciao ciao.